Turabasuje mwebwe mukomeje kurikira Mugisha TV. Karibu sana ku biganiro byacu bya buri munsi. Tudahwema kubagezaho. Tubahaye ikaze ku Mugisha wawe TV. Karibu sana ku biganiro byacu. Hanyuma turabibutsa gukanda subscribe, gukora like, comment, share ndetse no gukanda ku kazogera kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu bya buri munsi tubagezaho. Tubahaye ikaze ku Mugisha wawe TV. Karibu sana ku Mugisha wawe TV. Hanyuma rero tugiye kubagezaho inkuru y'abaturage mu karere ka Rubavu Murenge wa Rugerero, barimo kuvuga yuko abaturage baho nyine abagabo barimo kuvuga yuko abadamu babo bishakiye barimo kubakubita ndetse bakabima uburenganzira bumwe na bumwe. Hari abagabo ndetse batatinya kutubwira yuko bamaze kubashyiraho isaha yo kugerera mu rugo, amasaha yo gutahira. Kandi tuzi yuko mu muco wa Kinyarwanda umugabo ari umutware w'urugo, ashobora gutahira isaha yose ashakiye ariko atarengereye. Ariko noneho byabaye ibindi bindi, kuko hari umugabo watuganirije atubwira yuko biri isaha ya saa moya iri kuvuga yageze mu rugo. Murumva ko ibintu byahinduye isura. Rero abagabo muri Murenge wa Rugerero bamerewe nabi, akaba ariyo mpamvu batinyutse bakajya imbere y'itangazamakuru ndetse n'ubuyobozi bakajya kuvuga imbogamizi bafite. Ibi rero byatumye twegera umwe mu baturage b'Umurenge wa Rugerero, ariko w'umudamu, kugira ngo twumve ku ruhande rw'abadamu koko niba ibi bintu aba bagabo babo bishakiye barimo kuvuga yuko barimo kubakubita, atubwire uko bimeze. Ushobora gusanga wenda ari abadamu bamwe na bamwe babikora, cyangwa se ugasanga bose ariko barimo kubikora. Ariko rero niyo mpamvu rero Mugisha we TV wegereye umuturage w'Umurenge wa Rugerero, umwe mu badamu bahatuye, kugira ngo atuganirize, atubwire uko bimeze. Ese koko bari abadamu, cyangwa se hari abadamu barimo kubita abagabo babo, cyangwa se bari abagabo barimo kubeshya? Reka rero tumwegere Umugisha we TV atubwire uko bimeze. Karibu sana ku Mugisha we TV, tubwire niba koko abadamu b'Umurenge wa Rugerero barimo gukubita abagabo. Hari n'abagabo barimo kutubwira yuko bamaze gushyirirwaho amasaha yo gutaha. Ibi bintu niko bimeze cyangwa ntabwo ariko bimeze? Tubwire mubyeyi. Ntabwo ari wose. None ko barimo kuvuga yuko abagabo begera ibitangazamakuru ndetse bajya mu buyobozi, bavuga yuko murimo kubakubita, ndetse n'umugabo watubwiye yuko mwamaze kubashyiraho amasaha yo gutaha. Watubwiye ati ngiye saa moya zivuga nageze mu rugo. Niko bimeze, mwabashyiraho amasaha yo gutaha? Ngo banywa agatukisha bose. Amasaha abo ni abo ngabo abagore b'inganzwa nyine nabo babikora. Hanyuma ko muri no kubakubita ko babivuze nabyo, iyo ni ihohotera nyine babakorera. None tubwira uko bimeze. Ese kuko ubuzima mubayemo hariya muba mubona abagabo navuga ngo badakora inshingano zabo nk'uko bikwiye, hanyuma namwe abadamu mugahita mushyiraho ingamba zo kubakubita, cyangwa se zo kubaha andi mategeko arenze? Nta makosa umugabo utagiye abandi bagabo bari, ntabwo amenya, ntajya atamenya, hari icyo ahishwa. Ariko iyo ageze abandi bari hari icyo yunguka, yungura inama yungukira mu bandi bagabo. Hanyuma rero genera ubutumwa mu badamu bakurikira Umugisha we TV barimo kubyumva. Wenda ushobora no gusanga ari abari kubikora, hari abadamu babikora, kuko ntabwo abagabo bashobora gutinyuka bavuge ngo abadamu batumereye nabi, barimo kudukubita, barimo kutwima uburenganzira bwacu bidahari. Hanyuma rero hari umudamu uri kubyumva akaba abikora, mugenera ubutumwa. Agira ubutumwa mugenera. Nta makosa ntibazongere, kuko iyo ni ihohotera cyane, ihohotera umugabo, kandi umugabo akwiye uburenganzira mu rugo rwe, kuko ibyo ngibyo ni amategeko agomba no kugira icyo abivugaho. Okay, urakoze cyane. Aha, turabashimiye rero, ndetse tunashimira uno mubyeyi, uno mudamu wemere kuganira n'Umugisha we TV kugira ngo ese koko ibyo barimo kuvugwaho nibyo cyangwa sibyo. Hanyuma rero twegereye n'umwe mu bagabo b'Umurenge wa Rugerero, atubwire ese koko tuzi ko umugabo rwose ashobora kugirana no mu gitondo saa 9 arimo kuganira bagenzi barimo kunywa agacupa, ariko wenda atarengereye cyane. Ashobora kunywa agacupa ariko akubahiriza n'inshingano z'urugo. Twanabo twabegera kugira ngo batubwire ku ruhande rwabo. Ese koko ibi bintu niko bimeze? Barimo gukubitwa n'abagabo. Hari umugabo watubwiye ko we umugore yamuhaye isaha yo kugerera mu rugo, yatubwiye saa moya. Biratangaje. Mugabo turagusuje cyane. Hanyuma se abagore banyu mwishakiye bamereye nabi, niko bimeze koko? Bari kubabuza gutaha, cyangwa se bari kubabuza kunywa agacupa n'inshuti zanyu ndetse no kuganira? Ndakeka ibyo bintu bishobora kuba biriho, ko nanjye ndabyumva mu bantu benshi. Ariko kubera abagabo nyine natwe tuzi kwihagararaho, ugasanga nyine turahohotewe, ntabwo tugiye kubivuga ngo tujye kurega, kuko umuntu w'umugabo kujya kubona yagiye kurega mu buyobozi ngo umugore yamukubise, nawe urumva ni ikintu gikomeye cyane. Turasaba ubuyobozi rero ko bwaguruka iki kibazo nabwo bukakinjiramo, bukamenya ko iryo hohoterwa rihari rikorerwa abagabo.
noneho mwatinyutse mujya imbere y'itangazamakuru no mu buyobozi bati badushyirireho n'amasaha yo gutaha. Birumvikana hari abo numva ngo bayabashyiriyeho ngo saa 11 ukaba wageze mu rugo, umuntu umugabo uva mu kazi ugera mu rugo na saa moya. wenda ntabwo tuvuze ngo abagabo mujye mu kabari munywera amafaranga yose murare mu kabari, ariko umugabo utageze mu kabari ngo aganire n'abandi bagabo bagenzi be, urumva abari ibintu bikomeye cyane. Ntabwo abagabo byabakunda kuba umugabo ari mu rugo saa moya, umugabo ari guteka, umugabo yicaye mu nzu, urumva byakunda koko. Ariko se tubwire koko hari umugabo wenda ushobora kuba aragana avuga uti wenda akubwire kurandi ati njye naraye nkubiswe n'umugore wanjye cyangwa se yanshyiriyeho amasaha yo gutaha, aho ngaho ntabwo mwagiye imbere y'itangazamakuru kugira ngo musebye abadamu banyu? Oya, ntabwo umugabo yajya imbere y'itangazamakuru ngo ajye gusebya umugore ngo yamukubise. Niko bimeze. Kuko umugabo yaba ari kwisebya. Iyo rero umugabo yagiye kubivuga biba byageze ku rundi rwego. Urumva niba ubyumvanye abagabo barenze umwe. Ikintu wumvanye umuntu urenze umwe ni ibintu bibaho, nanjye amakuru njye nyumva mu bantu b'inshuti zanjye ko bibaho cyane rwose. Ugasanga umugore mu rugo irengeje amasaha yaguhaye yanze gukingura urugi ruraye hanze da. Ukarara inyuma y'urugi rwose ukagukeraho. None n'iki wasaba ubuyobozi? Cyo dusaba ubuyobozi nuko bwakinja nk'ikibazo, abagabo nabo barahohoterwa, abagore bakoze ayo makosa nabo bakabahana nkuko bahana abagabo. Bakabahana. Ubundi twaba tuzi ko ari abadamu bajya mu itangazamakuru bagahohoterwa bakavuga ati ngewe umugabo amoza ku nkeke, arankubita, ankorera ihohoterwa ry'uburyo bwose butandukanye. Ariko noneho namwe mwatinyutse navuga ngo muraturika murameneka mu gihe imbere y'itangazamakuru. Numva ari ibintu rero biteye ubwoba bidasanzwe. Hanyuma rero ku ruhande rumwe uragira uti ubuyobozi bwinjira muri iki kibazo, ariko se gira n'ubutumwa wenda ugenera abadamu batinyuka. Tuzi igitinyiro cy'umugabo, tuzi ko rwose umugabo ni umutware w'urugo, ni intare hariya mu rugo. Yego ntabwo ari intare mu buryo bw'imitontomere, ariko afata imyanzuro, niwe ushaka uburyo, niwe ushaka iterambere ry'urugo. Gira message wagenera bari abadamu batinyuka bagakubita abagabo babo. Cyo twababwira rero kuba wakwita umugabo uri umugore ni ukumusebya. Ngo hari n'abo basanga mu kabari, umugabo ari mu kabari kumwe n'abagabo bagenzi be bari kuganira, umugore akaba arinjiye hasi hejuru bakaba bararwanya. Urumva ni ikibazo gikomeye cyane kuba umugore yagusanga mu kabari mukarwana mu kabari. Ubutumwa nabaha ni uko bashyira ibintu ku murongo, umugore n'umugabo bakumvikana bakajya bajya inama buri kimwe, ingo z'iki gihe zakomera, urugo rukagenda neza. None umugabo ure agereka kuganira na bagenzi be, abure kunywera agacupa mu kabari, aganira na bagenzi be, ayacura icupa mu rugo koko arifate akore teka ajya kunywera icupa mu rugo? Oya, ntabwo bivuze ngo umugabo wenda azajya kunywera mu rugo, wenda sari mwene mu kabari pe, ntawe byanze. Atahe karamenye ngo abana be bameze bate, amenye umugore amenye umuryango yite ku muryango we. Ntajya kujya mu kabari wenda ngo agende mwera amafaranga yose akore atahe mu gitondo. Ibyo ngibyo ni amafuta akomeye. Ariko nawe umugore usanga umugabo mu kabari nabyo ni amafuta. Akamwubahuka akaba yamusebya mu bandi bagabo, ahaciye bakajya bafata dira wa mugore wa mugabo kwitwa n'umugore. Urumva ni ikibazo gikomeye cyane. Turabashimiye rero ku ruhande rw'uno mugabo ndetse n'uyu mudamu bemere kuganiriza Umugisha TV. Ngaho nguko rero mwumvishe ibiri kubera mu murenge wa Rugerero mu karere ka Rubavu, yuko abagabo bamerewe nabi, ibintu bigeze iwa Ndabaga. Hanyuma rero ubutumwa twatanga kuri zino mpande zombi twavuga ngo abadamu barimo guhangara abagabo bakabakubita barekeraho basigeho. Niba ari ikibazo gihari mu rugo babiganireho, bavuge buti rero mugabo wanjye mu gihe habonetse amafaranga genda unywe icupa, ariko wibuke no mu rugo amafaranga uba wakoreye ntiwemereye kuyanywa yose. Nuko uruhande rw'umugabo rero nkavuga ngo nawe niba uzi ko wabonye amafaranga genda unywe icupa, cyangwa se niba umudamu wawe arinywa rigure urijyane mu rugo, murisangire n'umugore wawe muganirire mu rugo. Turabashimiye rero mwebwe mukomeje kurikira Umugisha TV. Turabibutsa gukanda subscribe, gukora like, comment, share ndetse no gukanda ku kazo